nanjye ndabigukora none ndebe yuko utarutanga nawe. Yo rabise noneho ese ko tubona noneho umuntu witwa Shema akomeza kuba yahura n'ibizazane kubera kuba yarakunze umukobwa urashobotse ndetse agakunda umukobwa w'ishano wumva ko iki kintu cyose ashaka yakimukorera aho kugira ngo abe yagendera ku murongo nk'abandi. Ese utubona Shema azarwanira intambara bigakunda? Ese Shema kuba yahuye na Ravi akamukunda yakoze ikosa? Ese ubona uyu mukunzi wa Shema kuba yifasha akaba mukatiye kandi tukaba turi kubona ko uyu mukunzi wa Shema nakomeje kuba yamukorera ibyamfura mbi, utekereza ko bizagenda ute? Ese utekereza ko ibibazo byose byo bizarangira ute? Ese ubona Shema arasobanurira iki mama we kuri bino bintu byose bimaze kuba byaba? Guys, nkwayikaze niba ubwo bwa mbere wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo badutere inkunga ko bakanda kuri button subscribe uno cyane mu biganiro byose bya filime yacu Intimba ya Ravi. Turagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo ube watubwira nawe ukuntu uri kwimva kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Niba ubwo bwa mbere wisanze hano, ingi no channel y'unyina shiruho abafana mwese mukunda filime yacu Intimba ya Ravi. Rero icyo usabwa ni ukuba waranimba bakanze kuri button subscribe kugira ngo mu biganiro byose bya filime yacu tujyane muri business nziza za filime yacu Intimba ya Ravi. Ese utekereza ko Shema na Ravi, kuba Shema yarakunze Ravi, ubona uru rukundo ruzashoboka? Ese ubona uru rukundo Shema yakunze Ravi ruzakunda? Situation yikomeje kuba yaba mbi cyane, ndetse urukundo rwa Ravi ndetse na Shema turi kubona ko byanga byakuno nubwo bazakundana, ariko turi kubona ko bazahura n'ibizazane bikomeye cyane kubera ko uyu mugore ndi kubona uyu mukunzi wa Shema wakatiye, turi kubona ukuntu ari shano byadanje kandi turi kubona ko yaba n'umurozi byanga byakunda. Ese Shema ubona azabigenze kugira ngo uyu mukobwa azamuveho burundu, azamuveho atamugendaho? Guys, wowe ukurikirana filime yacu Intimba ya Ravi, ukaba wifuza kuba wagira kuri filime yacu Intimba ya Ravi, ukaba wifuza kuba wa munyamuryango wa filime yacu Intimba ya Ravi, turagusaba kugira ngo ube wakanda kuri button subscribe niba ushaka kuba winjira mu banyamuryango bagize filime yacu Intimba ya Ravi. Rero nimba wageze hano kuri channel, ahangaha niho hantu honyine ushobora kuba wakurikiranaho business nziza za filime yacu Intimba ya Ravi. Ese wowe uratekereza ko umuntu witwa Shema na Ravi bazabigenza kugira ngo iyi situation bazisange itabagizeho ingaruka zikomeye cyane kubera ko bikomeje kuba byabagora? Ngiye mama rukumva kuri mikoro hano ukagize uzuno business nziza za filime yacu Intimba ya Ravi, nitwa Nonsenga Venke. Ese ubona mama Ravi ko tubona nawe akomeje kuba yahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera kuba arwaye, kubana n'umuntu n'umwe umuvugira kubera ko nawe yifitiye ubumuga bwo kutagenda? Utekereza ko azakomeza kuba yicara muri kariya kagare gute? Ese utekereza ko bizarangira ute? Utekereza ko ino situation bazayivamo biyenze ute mu gihe bakomeje kuba babagendaho bene kano kageni? Ese ubona ubuzima bazabushobora? Ubona ubuzima bakomeje kuba bacamo bazabushobora? Ese ari wowe wise mu mwanya wa Shema wakora iki? Guys, wowe niba ukurikirana filime yacu Intimba y'umutima, turagusaba kugira ngo nuve hano utabanje wakanda kuri button subscribe kugira ngo ube watanga ibitekerezo tubwire ukuntu nawe ukuremba kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Rero ntabatinde kongera duhure ku episode ikurikira filime yacu Intimba ya Ravi. Ndabakunda cyane marama nawe gaciye hano kuri channel. Ciao ciao.